Yes, ngibi bisanzwe n'ubundi turi hano mu Nzove aho turi gukurikira imyitozo n'ubundi ya Rayon Sport. Murabona Idrissa Kuyate ari kumwe na Mohamed Cheri bamaze gutereka umukono ku masezerano naho bahita babazana hano. Bamaze gutereka umukono ku masezerano, bahise batangira imyitozo, ntago bazanye n'abagenzi babo kubera ko babanje gusinya, bahita baje na club nziza cyane y'umweru dede, bahita binjira mu myitozo batangira bakorera iyabo ku ruhande, kuko uyu wari umunsi wa gatatu, ubona umunsi wabo wa mbere bari winjiye hano mu kibuga. Yes, babanje rero kuzenguruka ikibuga cyose nkuko muri kubibona, turi kugenda tubereka noneho n'ishusho giza ry'uruhemure. Nizere neza ko noneho babandi bavuga ngo tubereka amashusho amazige, amashusho yose tubereka abara yako kanya, ahubwo Rayon Sport nyine idakunda guhindura iki imyambaro. Rero yano niyo mashusho ari update nonaha, ahubwo niba uri umureo by'ukuri ukaba ukunda Rayon Sport, dushigikire ukande subscribe, ubundi uzabura udutima ubururu n'umweru kabisa, turushaho kugenda tubana muri aya makuru aremereye bwana munyamakuru. Yego ni bakande subscribe, bakande share, bakande like, kugira ngo tujye tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Aha kuri iki kibuga ntabwo hari uyu Idrissa Kuyate gusa, hari kandi uwitwa umutoza w'abazamu Bakame, nawe yamaze kuhagera neza, no ku munsi w'ejo yari ahari, ari ugiye kuba atoza uyu Idrissa Kuyate n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, barimo n'abandi twabonye ku munsi w'ejo. Uwitwa Musore Prince arahari ameze neza cyane, ni umusore w'umurundi wamaze gutereka umukono ku masezerano, ariko hakaba hitezwe ko imyitozo izaba iri full complete kwa mbere, n'abakinnyi bose b'abakongwe b'ikipe ya Rayon Sport bazaba bamaze gukandagira no ku butaka bw'u Rwanda. Uyu munsi rero nabonyemo abakinnyi bagera kuri batatu, hano turi kumwe n'umusesenguzi wa mbere mu bya siporo. Twinjize rwose mu miriro hano mu Nzove. Okay, murakoze cyane, ariko ngira ngo niba uruze kunyita uwa mbere, ariko biriya biterwa nuko umuntu aba bifata. Hanyuma uyu munsi wari umunsi wa gatatu w'imyitozo kuri ekipe ya Rayon Sport. Mbere gato twinjira mu kibuga, reka mbabwire uburyo urugendo rwagenze. Mwabonye ko abakinnyi bo babanje kuhagera, bifata hafi iminota 30 kugira ngo umutoza Afahamiya Lutfo ndetse n'umwarabu Ryan hamwe n'umutoza wungirije akaba ari Lutfo bahagera. Yafashe hafi iminota igera kuri 30. Nyuma y'iminota 30 abantu bagiye babona akamodoka ka Move karabazanye. Abantu birabatangaza, baravuga bati team manager uwitwa Eric Irambona byagenze gute kuki atari bubazanye, kubera ko byari bimaze kumenyerwa ko ari we muri iyi minsi uri murazana umutoza Afahamiya Lutfo. Nyuma gato cyane baza kwinjira mu kibuga, umutoza arabanza bakoresha akaziga baganiriza amagambo make cyane yo kugira ngo bakire umwe mu bakongomani w'amatetire ameze nabi cyane, akaba yarahari. Binavuga ko yabanje no kuhagira ngo hafi mu masaa 9 burya yarari hano kuri Skol. Uriya musore ariko bamwita ni w'amatentire. Naga amazina twigeze tuyamenya, ni umwe mu basore barimo barakora igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sport, nagaratereka umukono ku masezerano. Nyuma y'akanya gato cyane, nka nyuma y'iminota 15 nubwo rwose bagiye kunabona team manager arinjiye, ari kumwe na Wasiri, ari kumwe n'umuzamu Idrissa Konate, ari kumwe na Mohamed Cheri, umwe mu basore bamaze guterekaho amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma nabo bamaze gushyiramo kiti zabo, bahita bamanuka mu kibuga basuhuza umutoza Afahamiya Lutfo. Bamaze kumusuhuza nawe ahita babwira ati tumaze kuzenguruka hafi inshuro zigera kuri 15, nabo babanza bazengurukamo kugira ngo babanze bagorore imikaya yabo kugira ngo binjire mu kibuga. Hanyuma nyuma y'iminota cyane mike cyane nawe ahita abinjiza muri timu y'abandi bakinnyi barimo ba Tony Kitoga, umusore w'umukongomani, abitwa Batambwe, abitwa ba Musore Fabrice ndetse n'abandi benshi cyane. Nabonye harimo n'umusore umenye wamenyekanye ubwo bari hariya kuri tapi, umusore jewe namenye ari muri ekipe ya Papinieri, ariko wakiniraga ikipe ya Kamonyi FC. Bakaba bamwita nde? Amazina ye ntago arajya hanze. Yes, n'ubundi turacyakomeje hano mu Nzove, aho dukomeje gukurikirana imyitozo bwana munyamakuru. Ni imyitozo ikomeye igeze ku munsi wa gatatu, ubona ko haba umwarabu, ubwo abazungu babaye babiri muri Rayon Sport. Rayon Sport igira ibyayo. Abazungu babaye babiri mu barabu muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport ni bya bindi Wasiri yahoze avuga ati 11 ba Rayon Sport n'abazungu. Twatangiye kubibona rwose ku kibuga cy'imyitozo, ntago ari za nkuru mbarirano. Urabona ko turahari live, witwa Ryan ndetse n'uyu Mohamed Cheri, n'abasore b'abazungu, ariko urebye passe bari kugenda barekura imiriro. Abantu urabona ko ari abasore b'abatekinisiye bashobora kuba bagiye gufasha ikipe ya Rayon Sport ibintu bikomeye cyane.
ni urugendo rutoroshe Rayon Sport itangiye noneho twavuga ko rugiye gukomera kuko ni urugendo bagomba kugera kure mu matsinda mu mikino ya CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup bitewe naho bazashirwa ko none ntabwo Rayon Sport iramenya ngo izakina CAF Confederation Cup cyangwa CAF Champions League kuko APR ifite ubushobozi bwo guhita mati twebwe turakina hano. Ariko Rayon Sport rero urugendo si rwishaka cyane, ahubwo Rayon Sport urugendo irimo kuviza cyane ni urugendo rwo kugira rwo gushaka igikombe cya shampiyona kuko nicyo abafana ba Rayon Sport bakumbuye, nicyo abafana ba Rayon Sport bashaka kurebaho. Urumva rero ni Rayon Sport igomba kwibaka mu buryo ishoboye bwo ari bwo bwose, abasaza bagashira hamwe birabyo umwiryane ati ndazana umukinyi wanjye wapi. Ariko hari amakuru mfite ko Tade yatangiye kumva abajyanama be akabashira ku ruhande, ariyo mpamvu yatangiye gusinyisha Bacere. Hari n'amakuru avuga ko uyu mwungiriza kabisa wa Rotifingo nawe ashobora kuba ari buze gutereka mu mukono ku masezerano akazatangira mu kwezi kwa mbere. Yego, ashobora gutereka umukono ku masezerano, byo n'urucabana abayobozi batangiye kugenda batahiriza umugozi umwe. Birumvikana ko ubwo amacakubiri niba yavuyemo buri wese akaba ari kumvikana na mugenzi we, ibintu biraza kuba bigenda neza cyane. Ugiye kureba rero mu kibuga aya mazina mashya ari kugenda aza, urabona ko atari bya bindi byo kuvuga ngo bagiye batuburira Rayon Sport. Aba bakinnyi wowe uri kubabona nturi kubona ko bari kuhamya cyane cyane bano bazungu, ndi kubona uburyo bari kugenda batanga udupase, batanga utujongire, bagenda banagamo basobyamo. Ewana amakipe azabiryana i Nyarugenge ngo bagiye kujya babishotamo ngo bakoresha intoki, noneho bari kugendana akabaro kagira ngo bateye supaguru, barangije bafatisha akabaro. Bari abatipe ni ibihanyaswa bazarimbura. Uyu musore rero tutaramenya izina rye w'amatentire neza wagira ngo ni Eritien Nzinga Ruvumbu, yaba mu ndesho yaba mu miterere mu misusire n'iki byose. Urabona ko ni umusore rwose ufite itako riremereye ryavamo ishoti rikomeye cyane. Bakaba bari kuvuga ko rero ashobora gukina nko ku 8 cyangwa 10 aramutse awuhamije rwose, cyane ko urabona ku imyitozo ari gukora uri kubona ko ari y'abakinnyi rwose baremereye cyane. Aramutse awuhamije nk'uko turi kubibona ahangaha, ebana amakipe yabirya byinshi cyane kabisa. Ubundi ngo Rayon Sport itarimo umukongomani wapi, na niyo mpamvu bashakaga uriya Tansere Mosengo, ariko birangira yigize akara kajya he. Rayon Sport iravuga ati twebwe twakubakira izina, ariko ntabwo wakubakira izina Rayon Sport. Yego, Rayon Sport rero haje no gusohoka igihuha, bamaze kugitera utwatsi, baravuga ati rero niba Munyakazi Sadata ashaka kuza aguze, reka dushire hamwe ng'abasaza tutahiriza umugozi umwe. Babandi bifuza kugura Rayon Sport turebe ngo bazayigura ninde uzabazanamo. Niyo mpamvu rero ubona ko abasaza bose bongeye gutahiriza umugozi umwe, ubona ko ikipe yuzuye. Byatunguranye kubona umutoza Rotifi aza muri Kamuvu. Yego, byatunguranye kubona abakinnyi bari gusinya, abandi bari mu myitozo. Twari tuzi ko batari buze uyu munsi, ariko ubonye ko bakihagera bahise babakoresha imyitozo kandi ikomeye inaremereye kugira ngo tubone Rayon Sport abafana ba Rayon Sport bifuza. Yego, imyitozo irawiko, ariko koko imyitozo uburyo turi kugenda tubona amacenga n'ubuhanga bw'aba basore, amakipe ya Nyarugenge agiye guhura n'akazi gakomeye cyane cyane ko hari andi makuru turi kugenda dukura mu butasi bwacu bucece buhoro twitonze, avuga ko hari rutayizamu nimero 9 uzinjira mu myitozo yinjiranye n'abakinnyi b'abakongwe bandi bagomba kwinjira mu myitozo ya Rayon Sport ku munsi wa mbere. No umukinnyi w'umuhanga uzaturuka hariya rwose mu gihugu cya Libya, akazaza guca agahigo mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umukinnyi w'umuhanga. Numvishe ku munsi w'ejo Rugangura Axel amuvugaho, avuga ko uyu mukinnyi ngo kugira umwitambike ngo bisaba ko warariye ikimasa cyose ukakirangiza, ngo kuko ngaho yitoreza ngashota ikimasa kigahita gipfa. Yego rero abareyo, kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza, mwibuke gukora subscribe kuri izi platform zacu, hanyuma mukande like, mukunde ibiganiro byacu, mubisharinge no mu yandi magroupe mugiye mubamo. Abareyo musangiza abandi bareyo bagenzi banyu, hanyuma dukomeze kugenda tubana neza cyane 5 kuri 5. Amakuru y'imikino nitwe ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabesha munyamakuru ku butasi bukomeye. Yego, ubutasi bukomeye bufitwe natwe, nta wundi muntu ufite ubutasi bukomeye nkatwe. Rero mureke dushire hamwe dutahiriza umugozi umwe. Reka tubareke rero mukomeze mukurikirana imyitozo, byose muragenda mubibona muri aya video twabateguriye. Nizere ko muri buze kugenda amuryoherwa. Murakoze cyane. amahoro y'Imana abane namwe. Ya, very good.
kugira ngo atakwataka abana uyifite se oya twe aho nyifite bose ubugize ngo aba ngaba bakubwiza ukuri uyu pisi uyu nguyu ubona hano tutarakoranye usize nyine njye nawe ujya wumva kuza arancika nyine aragenda arazamuka turanangana usibye kandi usha amezi abiri shaha imbaraga z'uriya mutipe kumbona wapi imbaraga ze wapi ese tugakoresha akaguru kindi nari ngo nakamusa Neza ari n'umuntu gapi asana na ndebera nde kimari kirenge kimwe egana ijuru nguri ari nahise mubona reba bubo babonye bikomeye baramugarura Chere amubonye umunyamara unaba ya ndahe buri muntu nayanditse agacupa ke kugira ngo atakwataka abana uyifite se oya twe aho nyifite bose ubugize ngo aba ngaba bakubwiza ukuri uyu pisi uyu nguyu ubona hano tutarakoranye usize nyine njye nawe ujya wumva kuza arancika nyine aragenda arazamuka turanangana usibye kandi usha amezi abiri shaha imbaraga z'uriya mutipe kumbona wapi imbaraga ze wapi ese tugakoresha akaguru kindi nari ngo nakamusa neza ari n'umuntu gapi asana na ndebera nde kimari kirenge kimwe egana ijuru nguri ari nahise mubona reba bubo babonye bikomeye baramugarura Chere amubonye umunyamara unaba ya ndahe buri muntu nayanditse agacupa ke kugira ngo atakwataka abana uyifite se oya twe aho nyifite bose ubugize ngo aba ngaba bakubwiza ukuri
agenda arazamuka turanangana usibye kandi usha amezi abiri Shaha, imbaraga z'uriya mutipe kumbona wapi imbaraga ze wapi? ese tugakoresha akaguru kindi nari ngo nakamusa Saya ni umuntu gapi asana ndebera ndi tumara ikirenge kimwe Ega ni jurunguri ari nahise mubona reba ubu babonye bikomeye baramugarura